Ndagushuje cyane mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mwene data mushiki wacu wamaze gukora subscribe kuri channel yacu ya VPMSPS, ukaba ukurikira byinshi tugenda tubagezaho. Nkuko rero mubimenyereye, muri iyi minsi turi kugenda dukora ku ncamake y'ibitabo bya Bibiliya, kugira ngo nimba usoma Bibiliya yawe byibura uyisi mu buryo bw'incamake, ku buryo bikorohera kugenda wumva ibitabo cyangwa se wumva ibyo usoma mu gitabo cy'Imana yawe. Uyu munsi rero nkuko mubimenyereye turi ku rutonde rw'abahanuzi batoya, minor prophets. Hanyuma uyu munsi tukaba twabateguriye incamake y'igitabo cy'umuhanuzi Yoweli. Umuhanuzi Yoweli rero ni umwe mu bahanuzi batoya. Iki ni igitabo cya kabiri mu rutonde rw'ibitabo by'abahanuzi batoya. Mbere na mbere, izina Yoweli risobanura ngo Uwiteka ni Imana. Izina Yoweli risobanura ngo Uwiteka ni Imana. Igitabo muri rusange gifite intego nkuru twavuga yuko ari ugutsembwa, kwihana, kwigarurirwa n'Imana no gusukwa kwa Mwuka Wera. Iki gitabo kivuga kuri ibi bintu: gutsembwa, kwihana, kwigarurirwa n'Imana no gusukwa kwa Mwuka Wera. Nibyo biboneka muri kino gitabo. Reka twinjire mu ncamake yacyo rero. Umwanditsi w'igitabo cya Yoweli, igitabo cya Yoweli ubwacyo kivuga ko umwanditsi wacyo ari Yoweli mwene Petuweli. Muri Yoweli igice cya mbere umurongo wa mbere, iki gitabo cyandikiwe i Buyuda. Itariki iki gitabo cya Yoweli cyanditswemo ni hagati ya 835 na 800 mbere ya Kristo. Impamvu kino gitabo cyanditswe i Buyuda ari naho iki gitabo cyandikiwe kandi cyahanuriwe, hajyaga haterwa n'inzige. Izi nzige rero zatsembagaho ikintu cyose: imirima y'imyaka, inzabibu, ubusitani n'ibiti. Yoweli yavuze kuri izi nzige nk'igitero cy'ingabo cyaziye igihugu kubera ibyaha bacumuye ku Uwiteka. Iki gitabo gitsindagira ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere ni icyago cy'inzige n'isezerano ryo kuzura Umwuka Wera. Iki gitabo gifite ibintu bibiri by'ingenzi: icya mbere icyago cy'inzige n'isezerano ryo kuzura Umwuka Wera. Ibi byasohoye ubwo Umwuka Wera yasukwaga ku ntumwa mu Byakozwe n'Intumwa ibice bibiri, nk'uko byasubiwemo na Petero muri icyo gice ku munsi wa Pentekote. Imirongo fatizo iri mu gitabo cya Yoweli. Yoweli igice cya mbere umurongo wa 4. Ibyashigajwe n'uburima byariwe n'inzige, kandi ibyashigajwe n'inzige byariwe na karungu, n'ibyashigajwe na karungu byariwe n'ubuzikira. Yoweli ibice bibiri umurongo wa 25. Nzabashumbusha imyaka inzige zariye, niyariwe n'uburima n'ubuzikira na karungu, za ngabo zanjye zikomeye nabateje. Yoweli ibice bibiri umurongo wa 28. Hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura, abakambwe banyu bazarota, n'abasore banyu bazirekwa. Incamake y'igitabo cya Yoweli. Icyago gikomeye cy'inzige gikurikiwe n'inzara ikomeye mu gihugu. Ibi Yoweli yavuze yuko byari igihano ku gihugu cya Yuda. Byavugaga yuko mu gihe batari kwihana bagombaga guhura n'akaga gakomeye, kuko igitero cyari kubatera kikabamaraho ibyo bari kuba biringiye byose. Intego igaruka mu gitabo cya Yoweli ni umunsi w'Uwiteka, umunsi w'umujinya n'urubanza. Uyu ni umunsi Imana izahishuramo umujinya wayo, imbaraga no kwera ku munsi uteye ubwoba w'abanzi bayo. Mu gice cya mbere, umunsi w'Uwiteka ugaragazwa mu mateka n'ibyago. Mu gice cya kabiri umurongo wa mbere kugeza ku wa 17, ni igihe Yoweli yakoresheje imvugo y'ubuhanuzi y'inzige ngo agaragaze ibyagombaga kuba ku munsi w'Uwiteka. Mu gice cya kabiri
umurongo wa 18 kugeza ku gice cya 3 umurongo wa 21 hagaragaza umunsi w'Uwiteka mu buryo bushingiye ku matariki, kandi hagaragaza ingaruka nziza zagombaga guterwa no kwihana. Ibice 2 umurongo wa 21 kugeza ku 27. Guhembuka ko mu buryo bw'umwuka nabyo tubisanga mu bice 2 umurongo wa 28 kugeza ku 32, no guhembuka ko mu buryo bw'umubiri no guhembuka kw'igihugu mu bice 3 umurongo wa 1 kugeza ku 21. Ibyagaragazaga ibizaba. Igihe cyose isezerano rya kera ryavugaga urubanza Imana yaciraga abantu bitewe n'ibyaha, byabaga ari iby'umuntu ku giti cye cyangwa iby'igihugu. Igikorwa cyo guca imanza zitabera gihishura umurimo wa Kristo. Abahanuzi bo mu isezerano rya kera bose bashishikarizaga Abisiraheli kwihana, ariko nubwo babikoraga, kwihana kwabo kwari gushingiye ku gukomeza amategeko. Ibitambo byatambwaga byashushanyaga igitambo gikuru cya Kristo, nk'uko tubisoma mu Baheburayo ibice 10 umurongo wa 10. Ibyo twakwigira muri iki gitabo: hatabonetseho kwihana, urubanza rw'Imana ruzagera ku banze kwihana. Ibyo twiringiye ntibikwiye kuba mu mitungo dufite, ahubwo dukwiye kwiringira Imana. Imana ishobora gukoresha kamere, agahinda n'ibindi byinshi itwigarurire, ariko kandi impuhwe n'ubuntu bwayo yashyizeho umugambi w'agakiza. Yesu Kristo yarabambwe ku bw'ibyaha byacu, atugarurira gukiranuka kw'iteka, nk'uko tubisoma mu Bakorinto ba 2 ibice 5 umurongo wa 21. Nta gihe cyo gutakaza, urubanza rw'Imana ruregereje, kandi ruzatungurana nk'umujura mu ijoro, nk'uko tubisoma mu rwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike ibice 5 umurongo wa 2. Kandi dukwiye kuba twiteguye uyu munsi. Uyu munsi ni umunsi w'agakiza, nk'uko tubisoma mu Bakorinto ba 2 ibice 6 umurongo wa 2. Nimushaka Uwiteka bigishoboka akabonwa, nimumwambaza akiri bugufi. Umunyabyaha ntareka ingeso ze, n'ukiranirwa ariko ibyo yibwira. Yesaya ibice 55 umurongo wa 6. Ibintu by'umwihariko biri muri iki gitabo. Iki gitabo gikubiyemo ubuhanuzi bukomeye bw'isohozwa ry'Umwuka Wera ryasohoye ku munsi wa Pantekote. Mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2, iki gitabo kibonekamo inkuru z'ibyago. Ni igitabo cy'ingenzi mu guhamagarira abantu kwihana. Uko kandi ni nako dusoje igitabo, incamake y'igitabo cya Yoweli. Mwene data mushiki wacu wari udukurikiye, turagushimiye kuba umaze kureba iyi video. Tukurarikira kuzakomeza kubana natwe no mu mavideo akurikiraho, tugenda dukora incamake ya Bibiliya, y'ibitabo bya Bibiliya. Ubutaha tuzakomeza n'igitabo cya Amosi. Bye bye, Imana iguhe umugisha.